nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Ngewe nitwa City Hata, umuhungu w'i Kigali rwose. Abantu bazambaza ngo uri murahiga iki? Mwabantu mw'ibintu byo guhiga ni byinshi cyane. Ni inkwano muri no City Hata aka Research Life. Ibintu rero byamaze kuba terebye. Niba udukurikira ukaba warakoze subscribe, nukuri Imana iguha umugisha. Nimba utameze neza, Imana iguhe kumera neza. Turasoza ikiganiro uguwe neza. Nubona nicaranye na Mama Nana, Mama Mignone ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, uzamenye ko tugiye kuvuga ibyubaka umuryango ndetse n'igihugu. Reka tubwire abantu ngo dukomeje urugendo rw'iminsi 100 yo kwibuka abacu bazije jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Soko nendaga kuvuga ururimi we. Kandi nanone Mama Nana twakomeje kumwihanganisha, dore yarakomeye ubari kwibuka cyane yiyubaka. Mama Nana uhawe ikaze nuko. Murakoze cyane City Hunter, izina ryari nshimisha cyane. Ka City Hunter ni sawa. Nta kidasanzwe, bamaze kumenyera inshuti zanjye. Ni Mama Nana Mukazayire Devota. Yego. Mama Nana official. Imana iguha umugisha. Abantu rero bajye kwa Mama Nana bakore subscribe ahantu bari kudukurikiranira. Nimba utari kudukurikiranira kwa Mama Nana, genda kwa Mama Nana uhakore subscribe, urahabwa umugisha n'Imana. Amen. Hanyuma rero abagabo bamaze kugukunda cyane cyane. Ahubwo abagore barenda kuntera amabuye ngo mvuga ku bagabo gusa. Ariko noneho nabo naje kubavugira. Hako wakibutsa abagabo yego cyangwa ukibutsa abagore ibintu abagabo bajya bifuza ku bagabo babo, ku bagore babo bagatinya kubibarya kubisaba. Ubundi tukanareba iby'abagore bifuza ku bagabo babo ntibabibasabe, maze umugabo hari igihe wamuciriye irenga ati n'icyo abakifuza. Urakoze cyane. Nkuko twaganiriye ubushize, twaganire ku bintu abagabo bifuza ariko badashobora gusaba. Ndabicamo muri make kugira ngo n'utarabyumvise abyumve, hanyuma mite njya ku by'abagore bifuza ariko badashobora gusaba. Abagabo byo bifuza nkuko nababwiye, harimo icyambere kubahwa, cya kabiri gukundwa kuko ntago wabwira umugore ngo nkunda, icya gatatu kugira umugore unezere kandi unyuzwe, kugira umugore ukunda ibyo nawe ukunda, kugirirwa icyizere nk'umugabo ushoboye, kugirirwa icyizere nk'umugabo ugukunda cyane, gutangiza igikorwa cyo gutera akabariro ku mugore akaba ari ubitangiza, kuba abona agaciro k'ibyo ukora kandi akabigushimira cyane, kumufata nk'umutware, icya 10 kumurata mu bandi nk'umuryango wanyu cyangwa se mu bukwe. Urumva rero ibyo ngibyo nibyo nanageje kubona muri bimwe na bimwe abagabo bifuza ariko badashobora gusaba. Uyu munsi rero naje kubwira abagabo nanone ibyo abagore bifuza ariko badashobora gusaba. Bamba bambe hafi, batera agatebe bumve ibyo abagore babo bakenera ariko batatinyuka kubasaba. Ntago umugore atinyuka kumbwira ngo ko wankunze cyane. Icyambere umugore akenera ni ugukundwa bigaragara. Ni ukuvuga ngo akamukorera utujeste tw'uko amukunda, akajya amubwira ijambo ndagukunda, no mu bantu aho bari kumwe ati n'umugore wanjye kanaka ndamukunda. Ibyo bintu abagore barabikunda cyane. Umugore aba yumva igihe cyose aho muri hose, yaba agufashe ku rutugu, amufashe ukuboko, mbese uri proud yiwe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kwitabwaho mu buryo buhoraho. Wambaza ngo kwitabwaho mu buryo buhoraho ni ukuhe? Kwitabwaho mu buryo buhoraho ni ukumuta gift, kandi burya amagift ahabwa abagore ntahenze. Ushobora kugenda ukagurira abana amandazi 3, mbese mufite abana 2 n'umugore, mukabuzana amandazi 3, akumugore ukagashyira muri envelope ukagatsimba. Mwaza kugera ahantu hiherereye ukamubwira uti sheri hari akantu nakuzaniye, ukarimuha arishima. Niyo wazana utubombo yewe mu mufuka, niyo wazana mbese utuntu duciriritse tworoheje, bituma abona yuko yitaweho cyane, bituma igihe cyose avuga ngo umugabo wanjye arankunda. Icya gatatu gushyirwa mu mwanya w'imbere.
ni ukuvuga ngo gushyirwa mu mwanya w'imbere niba urugero mufite imodoka mufite abashyitsi mufite aho mugiye kujya keretse ari ukwisaba akavuga ati banza utwara abangaba wajye untwara inyuma ashaka ngo ari ube imbere y'abandi bose no mu muvugo umugore aba ari ushyira imbere umurati igihe cyose uvuga uti umugore wanjye igihe cyose aba ari imbere y'abandi. Icya kane guhabwa umwanya w'izindi nshuti zisanzwe abo biganye abakorege be mbese abo bakorana ukumva igihe cyose hari abagabo babaho ukumva arakubwiye ngo njye nta bashyitsi nshaka mu rugo inshuro nyinshi bibangamira umugore ukamuha umwanya uhagije igihe cyose akumva ko umushyitsi we niba aje amwakira bitagoranye ukanamufasha rega kubakira ukanamufoya niyo waza ukabaganiriza umwanya muto ukavuga uti rero jyewe ngiye mu kazi hari ibintu biba mu bagore za bride shower za baby shower mbese bya shower ya wedding anniversary mbese akumva yuko wamuha umwanya igihe cyose ntabwo yajya kuvuga ngo ariko sheri wajya umpa akanya nkaboneka mu bandi yifuza ahubwo wowe ari wowe uwa mbere ko ese sheri none uyu munsi nta bantu ufite muri butemberane mu nshuti zawe. Yego. Icya gatanu kumufata amafoto umutunguye bimwereka ko umukunda kandi umutekereza agasubiremo gaze hari umugabo uvuga ati by'ifoto wapi kumufata amafoto umutunguye ako kantu umugore aragakunda ariko ntiyagasaba umugabo yiyicariye ahantu ari mu gikoni arimo aritekera ukamuturuka inyuma ukamukubita agafoto kugenda undabura muri mu nzira mugenda ukamutunguye akajya kubona akabona umweretse amafoto atunguranye atazi ibyo binezeza umugore bigatuma avuga ati umugabo wanjye ahora nzirikana dore akajisho ke kahora kuri njyewe abagore mu mbare mu bitega amatwi. Icya karindwi gukora imyiteguro ihagije ituma yinjira mu gikorwa agishaka rimwe na rimwe ukanamutungura ya meza ya gatatu ukamenya kuyategura neza imyanya ihagije mbese ukamubwira uti sheri wanjye ukanamutangira ukiri ku kazi kamuhamagara ati nabwo kamutangira umuriseri ko ngukumbuye sange witeguye ese wambaye ute ahubwo ikintu kibaje usanga abagore babwira abagore bahandi aho kubibwira abagore babo ese wambaye iki mbese uko akamutegura kiri mu kazi mu mutwe akategura umugore ahari mu rugo mu turimo two mu rugo ari mu rugo cyangwa se no mu kazi ke gasanzwe ari mu iduka ari gucuruza umugabo akamwandikira ka message sheri utahe kare uyu munsi harashya n'urugero niko terimeze ubuzaje utahe kare umugore ahita avuga ati kwera umugabo wanjye ahari hose abanzirikana ahita niyo wamuca inyuma bingana iki ariko wamuteguye ukiri mu kazi akaba yarabuka ibyo ukora yatangira kumbwira sheri yo akabizu bizu ndagukunda sheri love you sweetie bituma umugore ahora kandi ntabwo yakubwira ngo sheri ngo wagiye umpamagara tuvuge niba uri mu kazi ukamugara sheri mwiriwe mutese mwariye se mwatetse iki se abana bameze batese umugore ahita yishima akavuga ati umugabo wanjye ahari hose arantekereza impamvu ntinda kuri iki gikorwa cyo kumutegura hari abagabo ava mu kazi ari stress abita terura dimba hasi yagera mu rugo yakubita umugore ijisho agahita yumva mu mutwe biraje agahita kurubana ajyana mu cyumba akubita hasi yurira ibyo abagore ntabwo babikunda rwose ashobora no kubizinukwa cyangwa se muri na bimwe bya bindi twavuze yuko ashobora no kumuca inyuma urumva si dutinya kuvuga ko tubwira ni bakuru ashobora guterura dimba hasi mu mutwe we nta kirazamo kigatangira kuzamo umugabo yabirangije yabivuyemo kandi ubwo yabivuyemo ntabwo agaruka vuba bigatuma umugore byamutera umujinya akavuga ati uyu si umugabo mfite imyiteguro rero ihagije ntabwo yakubwira ngo ariko sheri ngo wagiye ubanza ukantegura oya we byibwirize umutegure abakwe n'abakazana twicare twige urugero kumuturuka inyuma ari nko mu kazi mu gikoni ukamuturuka inyuma ukamufatira inyuma ukamuha akabiza atabizi atabibonye ibyo byose bituma umugore yishima
akazi kose arimo akabona uramutunguye, akabona uturutse mu cyumba yari ari mu gikoni arimo kwakwanya vuba ngo muteke, agatavuga ati sheri ndaje ngufashe ngukatire inyanya, sheri nkuhatire ibirayi. Ibyo umugore ntago yazangwa gusabe ngo sheri ngo kubona bwije ngo waje ukamfasha ibi ngo tugakora vuba, ariko iyo uje ukamufasha arishima. Hari n'igihe yijisha akakubwira anategurirwamo kumufasha, hari n'igihe yijisha akakubwira ngo hoya ngo sheri ngo hoya ngo wihate ibirayi ngo hoya oya wita uhatiza ukamubwira utoye sheri wese kuri mu bihate reka nawe ngufashe uhate reka ngufashe uhate vuba yego twikomereze. Icyamunani abagabo bagiye bagura agafanta kumupfuka mu maso mbere yo gutangira igikorwa. Abagabo mwicare ukamutegura. Iki kiganiro ni icy'abakuze, ni icy'abakuze, nta mwana w'imyaka 18 ugomba kukireba. Kumutegura ukamupfuka mu maso, ibyo umukora byose ukaba wamutunguye umusekesha. Ibyo nabyo ntabwo umugore yaza ngo abigusaba, ariko abagore barabikunda. Icyacyenda hari ibyo bita role play. Kumamanana nakongereza shaka ukagira ngo sinigeze niga, usigaye urire kicara rwose kandi wita role play. Ako nako agakina udukino mukurikije nka filime mwabonye irimo utuntu twiza, example y'urukundo nk'iriya ya Rosa na Jacques, Romeo na Juliette, nk'utwo kwa role play. Kako kantu kagutangaje naho nta Cyongereza nzi wa muturage. Ndayizi ko kiza ahubwo abantu bajye bicara bige habaye regicara rwose. Twikomereze tuba tugira ngo abantu baryoherwe nabo. Bagakina udukino, twa dukiniro duhita tuza tubajyana muri mudu bakanezerwa. Yego. Icya 10 kubikorera ahandi hantu hatari mu buriri bwanyu, mukimuka. Urugero ukamusohokana cyangwa se muri dushe muri koga. Hari abantu batacyogana, ukumva umugabo arimo arabwira umugore ngo gavuba nanjye niyogere wa mugore we, cyangwa ukumva umugore ari kubwira umugabo ngo wakoze vuba nanjye nkaza muri dushe, ko ntacyo muhishanya. Kogana bitwaye iki? Kogana nabyo burya nabyo bikurura urukundo cyane. Kogana mugatsiritana mu mugongo, mbese urabyumva hose. Yego. Ibyo nabyo bituma umugore yishima, akavuga ati umugabo wanjye amba hafi. Ni icyamamare. Muri make ibintu nakavuze ni byinshi cyane, ariko ibyo natoranyije ni ibi ngibi 10. Nkabasaba abagore bacu, mwabagore mwe nimwihangane, icyo umugabo atabashije kugukorera basi ca no mu marengo umubwire uti sheri wanjye nifuzaga ko unkorera iki kintu. Nubona umugabo atabyumva umwihoro uzakoresha ubundi buryo, ariko kumusuzugura cyangwa kumuca inyuma nta kintu byamara. Ntabwo rero rwose iki kiganiro gitwara iminota myinshi, sinjya mvuga ibintu byinshi, ni ibyo ngibyo nateguye. Yego. Mama Nana mije profe muba muri hehe umvije role play. Ubutaha rero ubutaha tuzaganira ku biribwa yaba abagore cyangwa abagabo bagomba kurya kugira ngo bahorane imbaraga, kugira ngo bahorane imbaraga zo ku meza ya gatatu. Kuko hari ibiryo urya bikaguca intege, ariko hari ibiryo burya urya ugahora ufite imbaraga. Yego. Gahoro uri muri mood. Amanana noneho sinagusiga udatanze nomero yawe. Ubu hari umuntu uvuga ati wa mubyeyi gwino kuri televiziyo na radio ibyo bintu bitubwire. Nimero yanjye ni 0788 25 666 54. Ariko nkanashimira abantu banteye comment, abampamagaye bishimira ikiganiro nabagejejeho. Mukomeze mukande subscribe, comment, like and share. Natwe mutwongerere kuri ibyo mbabwiye, ibindi namwe mwumva mushobora kuba muzi, kugira ngo dufatanye kugira gute kuzamura umuryango nyarwanda. Yego. Abantu rwose
bahabwa umugisha. Ngewe nitwa City Hunter, ibintu byamaze kuba sawa cyane. Shalom shalom, ngiye kubagezaho umuryango unezero. Ubu nanjye mba ndimo ndiga hatomboye umugore uzanshaka kabisa, afite ahubwo afite ejo hazaza, mfite background na education, amasomo muri murayi, ikintu cya role play, ikintu cyo kumutwikira mu maso, urayizi, ikintu cyo kumufasha ako kantu kubanza kagufashije cya role play yako ni sawa, ni sawa.